Igitabo cy'Ibyahishuwe. Ibyahishuwe na Yesu Kristo, iby'Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiye kuzabaho vuba, agatuma marayika we akabimenyesha imbata Yohana. Uhamya ibyo yabonye byose ari ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu Kristo. Hahirwa usoma amagambo y'ubuhanuzi, hahirwa abayumva bakayitondera ibyanditswe muri ubwo, kuko igihe kiri bugufi. Ubutumwa bw'amatorero 7 yo muri Aziya. Njyewe Yohana ndabandikiye mwebwe abo mu matorero 7 yo muri Aziya. Ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana, ariho kandi yahoze kandi izahoraho, biva mu myuka 7 iri imbere y'intebe yayo. No kuri Yesu Kristo ari we mugabo wo guhamya ukiranuka n'ifura yo kuzuka, utwara abami bo mu isi, adukunda kandi yatwejeho ibyaha byacu n'amaraso ye, akadukundira abami n'abatambyi b'Imana, akaduhindura abami n'abatambyi b'Imana, ariyo se icyubahiro n'ubutwari ibye ibyiteka ryose. Amen. Dore araza n'ibicu kandi amaso yose azamureba, ndetse n'abamucumise nabo bazamureba, kandi amoko yose mu isi azamuborogera. Nanone amen. Ndi Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo, niko umwami Imana ivuga, iriho kandi yahozeho kandi izahora, ariyo ishobora byose. Yesu abonekera Yohana ari i Patimo. Njyewe Yohana mwene so, musangiye amakuba n'umwami no kwihangana biri muri Yesu, ari ku kirwa